Ni nyuma y'uko Benimana Ramadhan atwaye igihembo ariwe bita Bamenya byakomeye. Dore ko abenshi ku mbuga nkoranyambaga babashije kuba bavuga byinshi bigiye bitandukanye, ibyamamare byinshi byabashije kuba byagaruka kuri Mashariki African Festival, dore ko hari benshi babashije kuba bahabwa ibihembo bigiye bitandukanye, ariko nk'uko benshi bitagiye bibanyura mu matora yagiye atorwa, bamwe batangiye kuba bakibaza ese ubu ibi bintu binyuze mu muco cyangwa se ntabwo ari byo, dore ko abenshi bagiye babigarukaho babasha kuba bavuga ati uyu Bamenya se iyi modoka yarayikwiriye, bagenda bavuga ati se ko hari benshi bakoze kuba barusha Bamenya, ati se abenshi babashije kuba banavuga ati baba bagendeye se ku muntu ufite amafaranga menshi cyangwa se n'iki baba bagendeyeho, dore ko abenshi bagiye babivugaho. Kibonke nawe murabizi udutendo twabashije kuba twamuberaho, dore ko bamwimye intebe yo kwicaraho cyangwa se yabuze aho yicara, aravuga ati njyewe ntabwo birenze, ati njyewe ati mfite ibihembo byinshi nagiye ntwara, ati ntacyo bitwaye, ati n'abandi nibarebe ko babonamo ibyabo. Na Papa Sava yagiye ahakorera udutendo bayahawe igihembo nawe, ariko benshi bagiye babivuga. Tugaruke rero ku by'abafana cyangwa se abakunzi bagiye batangaza, dore ko n'icyamamare Nyagiso cyabashije kuba cyateraho komanteri kivuga ati se gute ibi bihembo cyangwa se ati n'izina nshobora kuba naranditse nkaba naritabiriye Mashariki African Festival, dore ko Nyagiso cyangwa se nk'uwo bita umukinnyi cyangwa se umwami wa komedi Nyagise yabashije kuba atagaragara muri ariya marushanwa. Abenshi babyibajijeho baravuga ati se ibi bintu bishoboka bite, ati ibi bintu byaba byaragenze ute ku buryo yaburamo, ariko Nsabi we yabashije kuba yavuga ati ubwo ubutaha nitabiriye, ati nta gihembo nabonye, ati ntabwo nari nshaka kugira ngo byongere bigende nk'uko ubutaha byagendekeye, dore ko Nsabi ubutaha yabashije kuba yataha na gihembo ahawe, ariko Inkindi Aisha nawe yabashije kuba yabivugaho agenda avuga ati ubutaha natwe wenda twagize amafaranga tuzabasha kuba twatorwa, ati dore ko ubu abatowe ari abafite amafaranga menshi, ariko nk'uko yabashije kuba yimenera ibanga, Inkindi Aisha yabashije kuba yavuga ati njyewe hari umuntu wabashije kuba yama ibihumbi 50, ati nkuraho inote ya 5 mbasha kuba nakitora, ati ubwo rero ati birumvikana ko uwabaye ufite amafaranga menshi ahagije, ati yabashije kuba yabikora inshuro zirenze imwe, dore ko n'ibindi byamamare byagiye bibigarukaho nk'uwo bita Mitsutsu nawe yabashije kuba yavuga ati iyi Mashariki ati ntabwo iciye mu muco, ati Kiramani nk'umuntu ukomeye, ati gute buri kantu na buri nguni bamurusha igihembo, mbibutsa ko Kiramani bamuhaye igihembo cy'ibihumbi 200, ariko buri kantu na buri nguni ahabwa ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Rero ati gute baba baramusize cyangwa se gute bamuruhije, Tukoti yahawe igihembo cya 1,000,000, ariko byinshi byagiye bivugwaho, ati Kiramani yabashije kuba yarengana ndetse n'ibindi byamamare. Mbibutsa ko Kapiteni Regis afite
kontara yasinyiye ndetse yo kwamamaza amakampani akomeye mpuzamahanga bamusinyishije bamukubita miliyoni 50. Rero nshuti twakomeje kubana muri iki kiganiro, nkibutsa ko nimba utarakora subscribe gikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tukugezaho bize bikugeraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.